nongeye kubasuhuza kandi mbashimira ko mutwumva. N'ubundi ni kuri Life News TV, aho turebera amakuru y'ubuzima yose, yaba ibijyanye n'imibereho, indwara, ibyo turya, uburyo ibyo turya biduhindukiramo indwara cyangwa ibyiza, ndetse n'ibindi byose bishingiye ku buzima turabivuga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ikintu kandi nyine cyagakwiye kuba kizwi n'abantu benshi kubera ko ni ikintu gifite umumaro cyane. Tugiye kuvuga ku gitunguru, onyo. Turavuga ku gitunguru, nyamara turifashisha ubushakashatsi bwagiye bukorwa kuri cyo, cyane cyane ubwagiye bukorerwa muri Amerika. Impamvu ni uko ariho hantu nabonye ubushakashatsi bwinshi bwakozwe ku gitunguru. Ahari turamutse tubonye ubundi bushakashatsi bwakorewe muri Afurika, nabwo nazabazanira tukareba icyo byagaragaje. Nyamara igitunguru ni ikintu gifite umumaro cyane ku buryo mutakumva. Bamwe babikoresha bakaranga, intungamubiri zabyo zikaba rimwe na rimwe zanapfuye kubera ubushyuhe bwinshi bw'amavuta. Ariko nyuma yo kumva ibi ngibi, ushobora kuzajya ubikoresha mu bundi buryo kubw'inyungu z'umubiri wawe, ndetse no kubw'inyungu zo kugira ngo ubashe gukira indwara zimwe na zimwe, ndetse no kwirinda izindi ndwara nk'amakanseri. Reka duhere ku bushakashatsi bwakozwe bugatangazwa mu mwaka w'2002. Ubu bushakashatsi babuhaye title cyangwa se umutwe uvuga ngo Onions, a global benefit to health. Igitunguru, ikintu gifitiye umumaro cyane ubuzima bwacu, nyamara ku rwego rw'isi. Aha hari amagambo bavuzemo cyane nakunze. Bajya gutangira ingingo bize therapeutic and medical value of onion, cyangwa se akamaro k'ubuvuzi ndetse n'ibijyanye n'imivurire k'igitunguru. Muri background yacyo, icyo gika baravuze ngo muri UK cyangwa se United Kingdom mu myaka 8 ishize bashyizeho politike yo kuzamura uburyo abantu bamenya amakuru ku bijyanye no kurya imbuto mbisi ndetse n'imboga mbisi. Ibi bikaba byarahawe agasiroga cyangwa se akabyiniriro bise 5 a day. No kuvuga ngo tugerageje mu Kinyarwanda ni 5 ku munsi. Iyi campaign yo kwamamaza ibi ngibi yari ishatse kuvuga ko umuntu akwiriye kurya uduce 5 tw'imbuto cyangwa se imboga ku munsi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Abazasoma iyi article bazabibonamo muri ya title nababwiye. Tugarutse kandi ku mateka y'igitunguru, tubona ko hari ibintu bibiri byakoreshwaga kera n'Abanyayegiputa, izo bitaga Ariams. Ubwo nyine iyo tuvuze ibyo ngibyo tuba tuvuze onion na garlic cyangwa se igitunguru na tungurusumu. Bagaragaje ko kubera ubushobozi bwabyo byo gutanga izo bita organosulfurs compounds, ibi nta Kinyarwanda nabibonera ariko nyine nibizigize. Bagaragaje ko izi Ariams bajyaga bazihereza abakinnyi bajyaga mu mikino ya Olympique, cyangwa se ni imikino nyine imwe yo guhatanira ibihembo, kugira ngo bibashe kubongerera ubudahangarwa bw'imibiri yabo ndetse n'ingufu bazabashe gutsinda ku rwego rushimishije. Iyi mikino yaberaga muri Europe, ndetse bagaragaza neza ko ibi ngibi byagiye bikoreshwa cyane mu kuvura amaraso yavuze, blood clots, cyane cyane mu nyamaswa. Mu binyejana byagiye bita byinshi. Hari n'ibindi byinshi biranga amateka y'igitunguru n'uburyo cyagiye gikoreshwa mu mimaro itandukanye. Reka iyo mimaro ariyo twirebera, turebe buri kamwe, kandi muratangara kuko murasanga iki gitunguru ubundi wagakwiye kuba ugifite hafi na hafi, ndetse ugikoresha kenshi na kenshi kuko ari umuti ukomeye cyane, ndetse kimeze nk'igikora ibitangaza. Nubwo turahura n'amagambo amwe n'amwe agoye kuyavuga mu rurimi rwacu ku Kinyarwanda, ntibirambuza kubasobanurira ngo mubashe kubyumva. Umumaro wa mbere, igitunguru ni anticarcinogenic, ni ukuvuga ngo
kirinda kuba umuntu yagira kanseri. Tuvuga kanseri ntumbe kanseri y'ahantu hamwe nkuko ndushaka kuvuga ngo kanseri y'ibere, oya, ahubwo cyo kihagarika ndetse kikarinda kuba umuntu yagira kanseri aho yaba iri guturuka ahariho hose. Bigenda bite? Ni ukuvuga ngo ubundi kugira ngo kanseri iza ahantu no kuturemangingo twaho duta umurongo tugatangira kwikuba inshuro nyinshi zirenze izikenewe, bityo hakabyimba, nyine hakaza ikibyimba kugeza igihe sansoro zizabasha kuva aho ziri zikaba zajya no mu ngingo ziri kure na kure zinyuze mu maraso cyangwa ahandi hantu zijya zinyura. Kandi kugira ngo tuturemangingo dute umurongo hari impamvu iba yabiteye. Dufashe urugero, hari nk'ibyo kurya bishobora gukora ibi ngibi. Rero igitunguru mu bushakashatsi bwakozwe basanze gifite ibyo bita quercétine, izi ni chemoprotective. Bakomeje gushaka nanone basanze harimo ibyo bita alkyl sulfide ndetse na diaryl disulfide. Izi ngizi bagaragaje neza ko noneho zo zigenda zikabuza ko kanseri yatangira kwirema binyuze mu kwangiza imwe mu misemburo kanseri ikoresha yirema. Bahaye nk'urugero rumwe, bagaragaje ko igitunguru gifite ubushobozi bwo kubuza kanseri za leukemia, kanseri yo mu maraso, gukura. Izo bita HL60 cyangwa se ni HL60. Utwo n'uturemangingo nyine twa kanseri yo mu maraso. Igitunguru kiragenda kikatuburizamo neza. Ubushakashatsi bundi bwakozwe mu 1999 mu Bufaransa, bari bakoze icyo bita case control study. Bafasha abarwayi 345 bari bafite mu tubyimba twa kanseri ariko itarakura cyane. Bagaragaje ko kurya igitunguru ndetse na tungurusumu uko umuntu yaziryaga cyane niko kuba kabyimba kazahindukamo kanseri byagabanukaga cyane. Mu mwaka wa 2001 kandi bagaragaje ko icyo bita H. pylori, novuga ngo ni bakteri ijya mu gifu kakizengereza ikaba yazantuma rimwe na rimwe kivamo na kanseri, H. pylori. Bagaragaje ko ibitunguru ndetse na tungurusumu ari ibintu bishegesha cyane iyo bakteri nyine. Umumaro wa kabiri, mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2000 bukozwe no bita ari ndetse nabo bafatanyije, bagaragaje neza ko igitunguru ndetse na tungurusumu gifite icyo gikora cyane ku cyo bita eicosanoid metabolism, ndetse bikari ibintu bifite ubuzima akamaro cyane. Bagaragaza neza ko icyo bita atherosclerosis cyangwa se kuba ibinure byagenda bikiteka mu mitsi itwara amaraso, bitera indwara mbi cyane, n'indwara zifata umutima, zifata ubwonko, zigatuma amaraso atagera nk'izo bita stroke, ndetse n'indwara zimunga cyangwa se zikaziba imitsi yerekeza mu bice byo hasi by'umubiri, amaboko ndetse n'amaguru, izo bita peripheral artery disease. Uyu mugabo ari nabo bafatanyije mu mwaka wa 2000 bahuje ibisubizo n'undi mugabo bitaga Gebhardt, nawe wakoze ubushakashatsi mu mwaka wa 1994. Dore icyo ubwo bushakashatsi bwagaragaje. Aba bagabo bombi ko ari babiri bafashe icyitwa arsine ndetse na ajowene biva mu gitunguru ndetse na tungurusumu, babiha abantu. Bagaragaza neza ko ibi bintu iyo bigeze mu mwijima w'umuntu mu turemangingo bita HepG2 cells, bagaragaje ko byatumye uburyo umubiri wakuragamo ibinure bugabanuka cyane. Bavuga neza kandi ko utu tuntu twombi tuboneka mu bitunguru twamanuye cyane icyitwa dihydroxymethyl glycerol HMG-CoA reductase. Iyi ngiyi akaba ari umusemburo umubiri wifashisha utangira mu gukora ibinure. Ibi byabonwe mu itangira ry'ubushakashatsi. Nyuma barakomeje bagaragaje cyane ko noneho arsine na ajowene byagabanyije cyane icyitwa ranosterol 14 alpha dimethylase. Niyo mpamvu bahise batangira kuwukoresha nk'umuti. Bafata tungurusumu barayisya, barayumisha, bahinduramo agafu, bashyiramo concentration rimwe n'ibice 3% ya aline, babiha abantu. Basanga bifite umumaro munini cyane mu kugabanya ibinure mu maraso, cyo bita blood cholesterol ndetse triglycerides level, ndetse ibi bigahita bigendana ndetse cyane no kuba byaragabanyije umuvuduko w'amaraso, nubwo ubushakashatsi bwo bwakorewe mu mbeba.
Mu mwaka wa 2000 nanone mu bushakashatsi bwa ari bagaragaje ko igitunguru ndetse na tungurusumu bifite umumaro ukomeye cyane mu byo bita antiplatelet action. Ni ukuvuga ngo ubundi tugira insoro zishinzwe kuvura kw'amaraso muri twebwe. Iyo uvuye ziregerana zigahagarika amaraso ntukomeze kuva, ariko ibi biba bibi cyane iyo iki kintu kibayeho utari kuva kikaba mu mitsi yawe, bigatuma amaraso avurira mu mitsi. Iyo avuriye mu mitsi bituma wa mutsi wavuriwemo n'amaraso uziba, bityo bikaba byatera za ndwara twahoze tuvuga z'umutima ndetse n'amastroke n'ibindi. Bagaragaje neza rero ko tungurusumu ndetse n'igitunguru bibuza twa turemangingo dushinzwe kuvura kw'amaraso kwegeranya ngo tube twavura, bityo amaraso ananirwe gutembera neza. Hari ibindi bintu bitatu bagaragaje, icyo bita prostaglandine, thromboxane, leukotriene. Ibi uko ari bitatu bagaragaje neza ko tungurusumu ndetse n'igitunguru bigabanya imikorerwe yabyo mu mubiri. Bivuze ngo tungurusumu igabanya ibi bintu uko ari bitatu. Umumaro wa gatatu, igitunguru kirwanya sima. Sa sima gusa, ahubwo ni asima na ziriya ndwara zindi zitwara nka asima. Mu bushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Dolce na bagenzi be bukaba bwarashyizwe ahagaragara mu 1996, bagaragaje ko mu gitunguru harimo icyo bita thiosulfinate ndetse na sepayene. Sepayene niyo twabonye bita alpha sulfinyl disulfide. Bikaba byaragaragajwe ko bimanura cyane ibyo bita cyclooxygenase ndetse na lipoxygenase. Ibi bibiri tuvuze nibyo bizamura icyo bita eicosanoid metabolism, kandi iyi eicosanoid metabolism ibayeho nibwo ituma haba icyo bita bronchoconstriction. Bivuze ngo imiheha ijyana umwuka mu bihaha ikaba mito cyane igafunga, kandi ibi nibyo biba ku barwayi ba asima ndetse n'abana bato bajya barwaye indwara z'ubuhumekero bagahumeka nabi umwuka utagera mu bihaha. Undi mumaro ukomeye, igitunguru burya ni antibiotique. Nuvuga ngo gifitemo ubushobozi bwo kuba cyakwica udukoko. Mu bushakashatsi bwakozwe na Kim mu 1997 ndetse n'uwitwa Yin and Sao mu 1999 bagaragaje ko yaba amavuta y'igitunguru ndetse n'ibigikomokaho bifite ubushobozi bwo kwica udukoko, izo bita gram positive bacteria, nubwo zifite ubushobozi buke bwo kwica gram negative. Bagaragaje kandi neza ko umutobe w'igitunguru ufite ubushobozi bukomeye cyane bwo kwica icyo bita yeast ndetse n'amafange. Utu twose n'udukoko dushobora gufata ahantu hagiye hatandukanye, harimo ndetse n'udufata ku ruhu, izo bita dermatophytic fungi. Bagaragaje neza ko bifite umumaro ukomeye cyane kuri iki ngiki. Uwitwa Zohri mu 1995 yagaragaje ko umutobe w'igitunguru ufite ubushobozi bwo kwica udukoko two mu kanwa cyangwa se oral bacteria, zino zituma amenyo agenda agashirira, dental caries. Urabona ko rero ari ibintu byiza cyane ku gitunguru, kibasha kuvura zimwe mu ndwara ziterwa n'udukoko zishobora gufata ku ruhu, zishobora gufata mu kanwa ndetse n'ahandi nk'amafanga ndetse n'amayist ashobora gufata ahantu hagiye hatandukanye ku mubiri wacu. Berekana kandi ko igitunguru gishobora gufasha n'aba bantu bafite ibiheri byo mu maso. Ikindi, igitunguru kifitemo ubushobozi bwo kuba cyakura imyanda mu mubiri, icyo bita antioxidant properties. Tugerageje kubisobanura, ubundi iyo umubiri uri gukora cyangwa se icyo bita metabolism, ariko cyane cyane tumanutse tukagera ku bikorere y'uturemangingo fatizo cells. Utu turemangingo dukoresha oxygene cyangwa se umwuka mwiza. Iki gihe rero utu turemangingo fatizo tuba dushobora kwangizwa cyangwa se imikorere yatwo ikangizwa n'ibyo bita reactive oxygen species LOS, cyangwa se bamwe bazi nka free radicals. Nyamara bagaragaza neza ko turemangingo tw'ibimera tuba dufitemo ibyo bita antioxidant. Nuvuga ngo ni ibintu bishobora kugabanya
bya bintu bishobora kwangiza twa turemangingo fatizo arizo bita free radicals cyangwa se reactive oxygen species. Ibyo bikaba bigizwe cyane n'ibyo bita vitamine C, vitamine E, glutathione ndetse n'amaphenolics. Ibi bikaba birinda cyane tuturemangingo fatizo kugira ngo tutabasha kwangirika. Hari ibindi bintu biba mu bimera nk'ibyo bita anthocyanins ndetse na carotenoids, nabyo byirukana cyane aya free radicals cyangwa se ibintu biba bimeze nk'uburozi bishobora kwica uturemangingo. Iyo rero ibi ngibi tubiriye bishobora kudufasha kugabanya izo free radicals mu mibiri yacu. Ibi kandi igitunguru kibikizeho. Undi mumaro, mu 1998 uwitwa Ernst ndetse Feldheim bagaragaje neza ko mu gitunguru harimo ubushobozi bwo kuba cyafasha mu gukura mu dukoko tuba mu mara, ariko utwo dukoko two n'udukoko twiza babyita nomoflora, nuvuga ngo n'udukoko dufasha mu migogorere y'ibyo kurya. Urugero nk'izo bita bifidobacteria ndetse na lactobacillus. Izi ngizi iyo zidaharamara akora nabi cyane ndetse akaba yarwara. Igitunguru rero gituma izi bakteri nziza cyangwa se udukoko twiza two mu mara tubasha gukura neza, tukabaho, tukamera neza, tugafasha umuntu kubaho. Undi mumaro, bagaragaje neza ko igitunguru gishobora gufasha ku bantu bafite ibyo bita diabetic nephropathy, nuvuga ngo ni impyiko zarwaye biturutse ku burwayi bwa diabete. Bagaragaje ko ibi bigerwaho bitewe nuko igitunguru gifite ubushobozi bwo kugabanya cholesterol nkuko twayibonye. Bagaragaje ko igitunguru onion gifite ubushobozi bwo kugabanya isukari mu mubiri. Ese si bitangaza? Bikoresha icyo bita S-methyl L-cysteine sulfoxide. Undi mumaro, bagaragaje ko igitunguru gishobora kugabanya ububabare ndetse no kubyimba igihe ugishyize ahari kubabara cyangwa se ahabyimbye. Babyita depression of cutaneous inflammation and edema. Ibi igitunguru kibasha kubikora kubera ko kigabanya icyo bita prostanoid metabolism, nkuko byagaragajwe n'uwitwa Bru na Deutsch mu 1994 mu bushakashatsi bwabo. Bivuze ngo ikintu cyakwisha ahantu kumwe nk'ikintu kikwica imfunira ukabyimba ukababara, wafata igitunguru ukagihondamo gake ugashyira mu gatambaro ukarambikaho, kiratuma utabyimbirwa kandi kigabanya n'ububabare. Ejo bundi mu mwaka wa 2017 uwitwa Sunil Parikh nawe yakoze ubushakashatsi bwagaragaje ikintu gikomeye cyane ku bitunguru. Yagaragaje neza ko igitunguru kibamo ibintu byinshi ari nabyo bigifasha kurwanya indwara ndetse no gufasha umubiri wacu kubaho neza. We yabivuye imuzi kugeza n'ubwo avuze amazina y'udukoko igitunguru cyica. Muri liste yakoze kubijyanye no kuba igitunguru cyica udukoko, yaragize ati igitunguru gifite ubushobozi bwo kuba cyatuma izo bita Staphylococcus aureus zidakura, kandi abihurizaho n'uwo wita Havestin wabivuze mu 1983. Arongera agaragaza ibyavuzwe n'uwitwa Calderon Montano mu mwaka wa 2011 yuko igitunguru gihagarika Helicobacter pylori. Iyi ni bakteri ifata mu gifu rimwe na rimwe ikaba yateramo na kanseri. Yaravuze ati igitunguru na tungurusumu bibasha kwica Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Porphyromonas gingivalis ndetse na Prevotella intermedia. Aya ngaya akaba ari amagram positive bacteria, nuvuga ngo n'ubwoko bumwe bw'amabakteri nyine. Yarongeye agaragaza neza ko igitunguru gifite ubushobozi bwo kugabanya icyo bita MRSA. Iyi kandi ni bakteri ikomeye cyane kuko yatangiye kwanga imiti yose. Ibi kandi yabihurijeho n'uwitwa Ramos wabivuze naye mu mwaka wa 2006 kubijyanye no kuba igitunguru cyica amabakteri. Yavuze ko atari byo gusa, ahubwo gishobora no kwica n'amavirusi. Amwe mu mavirusi yavuze ko igitunguru kigeze aho virusi iri, icyo bita flavonoid kiba mu gitunguru kiragenda kikakibasha guhagarika virusi cyangwa se kikaba cyanayica. Ibi kandi yabihurijeho n'uwitwa Bakay na bagenzi be bakoze ubushakashatsi mu 1968. Ibi rero
byo kubihagarika virisi cyangwa se kayica. Igitunguru kibikora kinyuze mu kuba cyica uburyo virisi zikoramo amaproteine ndetse n'icyo bita nucleic acid. Turi n'uturemangingo fatizo two hasi cyane tuba turi mu karemangingo fatizo ka buri kintu cyose, icyo bita amaserire. Yavuze ko igitunguru gifite ubushobozi bwo kurwanya icyo bita herpes simplex type 1 virus, gifite ubushobozi bwo kurwanya icyo bita rabies virus, gifite ubushobozi bwo kurwanya icyo bita polio. Iyi rabies ni igikunda gutera n'indwara abantu bajya bavuga ngo ni ibisazi by'imbwa. Ifite ubushobozi bwo kurwanya icyo bita mengo virus, ifite ubushobozi bwo kurwanya pseudorabi virus, iyitwa Sindbis virus ndetse na parainfluenza type 3 virus. Ibi nabyo akaba bihurizaho na kawuru wari warivuze mu 1985, ndetse bagaragaza neza ko igitunguru gifite ubushobozi bwo kuburizamo virisi zifata mu mwanya w'ubuhumekero. Bagaragaza neza kandi ko mu gitunguru harimo ikintu bita lectin cyagaragaje nk'ikigabanya imikorere ya HIV cyangwa se anti-HIV activity, twebwe tubizi nka sida. Ibi byavuzwe n'umugabo wita Van Damme mu mwaka w'1993. Kubirwanya kanseri twabivuze: kanseri y'igifu, iy'amabere, iy'ibihaha, iy'ubwonko ndetse n'iya prostate, niyo mu mara ibita colorectal cancer. Igitunguru gifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kuzirinda. Kuba kigabanya isukari nabyo twabivuze, kubera ko igitunguru kifitemo ubushobozi bwo kongera cyangwa se gufasha pancreas gukora umusemburo mwinshi wita insuline, kandi insuline niyo kibazo. Ariko bagaragaza neza ko igitunguru gifasha umuntu wa diabete igihe hari ubwoko bwa kabiri bwa diabete. Nuvuga ngo ntabwo ari ya diabete umuntu avukana, oya, ahubwo ni ya diabete umuntu akenshi akunda kugira akuze. Yavuze neza ko igitunguru kigabanya umuvuduko w'amaraso, ndetse ibi kibikora kinyuze kuba gishobora guhagarika icyo bita angiotensin II induced endothelial dysfunction, kubera ko cyo gifite ubushobozi bwo guhagarika icyo bita P47 foxy. Iyi kandi ni kimwe mu bishyira ku murongo icyitwa NADPH oxidase. Iyo bigenze bityo bituma icyo bita superoxidase kiyongera, bikarangira icyitwa nitric oxide kibaye cyinshi mu mubiri, bityo bigatuma umuvuduko w'amaraso ugabanuka. Kandi barangije bavuga ko hakiri ubushakashatsi bwinshi bukeneye gukorwa kugira ngo habashe kumenywa neza imimaro yose y'igitunguru. Ndabashimiye cyane ko mwadukurikiye. Gusa nubwo tumaze kuvuga ibi byiza byose by'igitunguru, ukwiriye kumenya uburyo wagikoresha, cyane cyane iyo bigeze ku buryo bwo kuba wagikoresha nk'umuti wivura. Ikindi ukwiriye kumenya neza bamwe mu bantu bashobora kuba batemerewe gukoresha igitunguru, kuko ntago ari bose. Nkuko twagiye tubona ko hari igihe gishobora gutuma amaraso atavura, bivuze ngo niba uri umuntu ufite ikibazo cyo kuba uri kuva n'ubundi, si byiza gukoresha igitunguru cyangwa tungurusumu. Ariko hari n'abandi nyine batemerewe kubikoresha. Mubaye mwifuza ko hari andi makuru twabaha, mwatwandikira. Ikindi kintu cyose mwamwifuza ko tubabwiraho kijyanye n'ubuzima, mwatubwira. Ibyo kurya, imibereho, indwara ndetse n'ibindi, twifuza ko mwagira uruhare mu biganiro byacu. Turabashimiye. Uwiteka abarinde. Life in Music TV.